akadomo rawa mu bagane babahe imitungo itumukanwa nyamuneka babahe ni mari zitandukanye tuba tugomba kuyiba umucuruzi wifitiye cash yawe wifitiye amafaranga yawe wifitiye ubushobozi bwawe pe rwose uri muri hari abayita property muri make akazi kawe ari ukugura no kugurisha kabisa. These are the people you should be working with. Ndabona ari mari rwose mari iri ku isoko ni mari, ndabona ari ikibanza kinini cyane kabisa. Uyu munsi mari yo munsi ni ikibanza. Ariko ndavuze ikibanza ubwo naba ariko reka nkita ikibanza cyavamo ibimo ibindi bibanza. Ikibanza kirimo ibindi bibanza. Kubera ko ni ikibanza kinini cyane kabisa. Ni bibanza byiza, ni byinshi cyane, binini. Biri Kinya. Harebana na Kibagabaga. Inyuma gato ya Horizon. Biri muri R1 aho bubaka nyine R1 ya nyubako nyine za R1. Urumva buri cyose gifite ubuso bwa metero kare 500. Urumva ni hafi bibanza bibiri mu kibanza kimwe, kuko kibanza cyo gifite 300 metero kare 300. Urumva 500 kimwe bagikase bagihaye ubuso bwa metero kare 500. Kimwe urumva kiraburaho 100 ngo kibe cyavamo ibibanza bibiri. Kandi none nubwo tuvuga ngo cya kibanza kiri kuri standard zagenwe kiba gifite 300 metero kare 300, hari naho usanga bitewe n'ubushobozi wubaka nyine akazu kajyanye n'ikibanza ufite cyane n'ubushobozi ufite, ugasanga uri muri 250 cyangwa 200. Urumva ko icyo kibanza ubwacyo ni kinini. Urumva wanashyiramo inzu handi Dickson wowe ushaka ya jaride yawe y'imbuto. Urumva niba inzu ishobora kujya muri 300, urumva jaride hasigaye ushobora gutuhagira ya jaride yawe y'imbuto ya 200. Jaride y'imbuto urikunda kubi. Nkunda jaride y'imbuto kabisa, kuriye muzajya wicaramo n'imeza yawe na computer yawe. Ibyo wakumva utangiye kumva mu mihogo hagize ugaca bugufu ugakora ku rubuto aho ugahita utonora ugahita urya mwirira. Apara rwa rundi rwahonze rumaze iminsi rutaye intungamubiri. Intungamubiri zose kuriya imbuto ziri made in China. Intungamubiri zose zara na jiri made in China. Ibintu byose made in China. Iki kibanza rero yumva ibyo bibanza ni byinshi kandi ngo biracyari byose kabisa. Iki kibanza rero biracuzuye. Biragana he? Iki kibanza buri cyose kiba gishaka miliyoni 20 ziganirwaho. Miliyoni 20 ubwo ni kimwe, ikibanza kimwe. Niko ni byinshi. Nagana hariya uvuze ngo nakubwiye ko ateganya na Kibagabaga. Ni hari Kinyinya. Yuri Kinyinya gutya utera umugongo Kinyinya ubureba Kibagabaga. Wa uri Kibagabaga ukareba hakurya ureba Kinyinya. Miliyoni 20 ziganirwa nkuko twarabibonye yuko nta muntu uri jambo ku mafaranga ye. Yo ufite amafaranga yawe uyavugiraho. Kubera yuko hari imvugo abanyarwanda bavuga ngo aravugisha 8 avugisha 8 no kuvuga ntabwo gize ubyumva sibwo ngo njya mbyumva, ariko ngira ngo bivuga ko uyu muntu urimo kuvuga nta kintu afite. Icyo gihe nyine byeri yaguraga ayo mafaranga 8. Noneho make umuntu waba ufite amafaranga agura iyo byeri we yarazaga akayivugiraho wenda nka rwagwa rundi rugura rimwe akavuga ati babahe avugira ku 8 80 yarayifite kuko yabyeri yari kuyinywa namwe bandi musigaye. Urumva se umuntu aje mu kabari ari kwikubitira agacupa ka Primus wenda n'urugero ko cyane niyo banywaga cyane ubwo ntayimenyekanishije. Urumva noneho abandi musigaye ngaho wese akavuga ati babahe nyine inzagwa n'iki mwese n'imiheha mukajya mugira. Uwo muntu niyo ajya avuga beshya ntimumuvuga ati ibyo avuga nibyo. Kubera yuko uwo muntu uri kuvugira yabo kuri yabyeri y'abagure namwe mwese ari mwe muri kunywa za tonto ari we muri kudependingaho. Urumva wowe wazana miliyoni 20 zawe uje kugura ikibanza, ninde wakwima ijambo? N'uwa 81 yarabonye ijambo. Atuzuye n'ijana. Nyamuneka rero iyi nzu nako y'iki kibanza uretse ko n'inzu muri nzuri zihari. Iki kibanza uramutse ushaka kukigura nyura kuri 0788 48 97 na 0788 0123 ugena kuri YouTube channel. Yitwa Nzuri Market rwose. Find things on Nzuri Market. Hanyuma rero niba ushaka ko munaganira mukanajyanayo gusura urahamagara kuri izo nimero bakubwire n'ibisabwa cyangwa basanga ku cyicaro cyabo hariya ku Muhima.
mu nyubako ya Shema House hari imbere ya Feruje zo kuri Yamaha muri etage ya 3 ni nyubako y'amatafari ahiye hanyuma bagufashe muri nzuri byaho byose ngo bihora ari vizuri sana. Urakoze cyane Monsieur Clement, will be right back. Abazi cyangwa bashaka gusobanukirwa ku bintu bijyanye n'ifaranga na ibintu nk'ivyo, is Money Thursday, turagaruka mu kanya. Igitondo cyiza gituma umunsi wose ugenda neza.